Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ndabakunda cyane ni Dose Makeup. Ndashima umuntu wese witanze agakora subscribe. God bless you. Nawe utarayikora nagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana Dose Makeup. Mpaye ikaze abantu bose bashyashya. Welcome. Nkwibutsa we mushyashya subscribe, share na comment. Hano zahigira ibintu byinshi bitandukanye. Umunsi tugiye kurebera hamwe. Oh my god, iyi look ufite ku mutwe ni njye wayikoreye n'ibikoresho byoroheje. Nawe wayikorera utarinze kujya muri salo. Ntuvuge ngo tujye out the topic hoya, ahubwo imisatsi, makeup na fashion birajyanirana. Ndakwereka ibikoresho nakoresheje nikorera iyi nsokozo nasokoje. Kurikirana iyi video. Guys, nkuko mubibona turatangiye insokozo yacu y'uyu munsi ni waves. Mvuye koga mu mutwe ndihanaguye ariko ntabwo ndi bumaremo amazi yose hoya. Urihanagura ku buryo yandi atari bugushokereho ntibyume cyane. Warangiza icyo ngiye gukoresha ni mousse olive oil, niyo ngiye gukoresha. Akamaro kayo iryamisha umusatsi. Nkoreshe na eco mwese murayizi ni yandi ikora baby hair, iraboneka hose. Nkoreshe n'agasokozo agapenye. Tugiye gutangira rero. Ni biriya bikoresho bitatu turi bukoreshe byonyine. Ndatangira nca umurongo. Impamvu nca umurongo ni ukugira ngo tuze kubona forume y'iriya nsokozo nyine. Uraca umurongo bitewe n'uruhande ukunda. Niba ukunda uruhande rw'iburyo nirwo uri buceho umurongo cyangwa se bitewe n'ahakorohera. Niba ukunda uruhande rw'ibumoso nabyo wabikora nta kibazo bitewe n'uruhande ukunda. Ugasokoza wa musatsi wawe uvuye koga kandi ugitose utarumuka cyane. Ukawusokoza kugira ngo ubone wa murongo uri guca neza. Iyo umaze gusokoza ufata ukabanza ukareba ko umurongo urimo neza, ugacekinga ko umurongo wabonetse. Noneho ugafata ya mousse olive oil iba imeze nk'ibifuro. Uzareba imeze nk'ibifuro. Warangiza ukaryamisha umusatsi neza. Buriya ntabwo wari waryamye kuko amazi ntabwo yawuryamisha neza. Iyo unyujijemo igisokozo bihita bitaryama, bihita bizamuka. Ugashyiramo ariko iyi mousse uyishyira imbere gusa. Uyishyira imbere, inyuma ukahashyira naho ugiye kuhakora. Kuko ubishyiriyemo rimwe byose imbere n'inyuma kandi inyuma utagiye guhita uhakora bihita byuma. Ubwo rero urabanza ugashyira aho ugiye gukora. Ugasokoza n'umurongo wawe ukawitaho. Warangiza ugafata ya eco nayo ukayishyiramo. Akamaro k'iyi eco ni kugira ngo bize guhita byuma vuba vuba bitatugoye ngo tujye muri casque kuko casque ntayo dufite mu rugo. Iriya munsi yo akamaro kayo ni ukugira ngo umusatsi uryame. Ubwo rero urumva ko biratandukanye. Eco ni ukugira ngo umusatsi uze kuma tudakoresheje casque. Noneho iriya mousse igatuma umusatsi uryama ku mutwe kugira ngo tubone ukuntu dushedinga waves. Noneho iyo urangije gusiga uruhande ugiye gukora ukurura umusatsi uwujyana imbere. Noneho impamvu ushyiraho kariya gatoki ni ukugira ngo agasokoza umusatsi wose katawumanura kakawutwara. Ukakomeza ugashakisha umusatsi. Ariko iyi nsokozo biba byiza iyo ari umuntu ufite agasatsi gake, biroroha cyane kurusha ufite mwinshi. Urabona ngiye ko ari mwinshi ndi kujya nkukurura ukanga gutambika. Biragora ku muntu ufite umusatsi mwinshi, ariko iyo ari mukeya rwose birihuta. Wowe muntu ufite agasatsi gakeya rwose byakorohera. Noneho ukagomeza iyo ari mwinshi uwuhiniramo imbere. Ariko iyo ari muke ukora umurongo ukagenda kuri andi gutambika nta kibazo, nta kigutega. Ugakomeza kuriya nyine. Dore ndi kuwuhiniramo imbere kuko wambanye mwinshi mbura uko managinga muri make. Noneho ndagenda nkuhiniramo imbere. Iyo urangije ya side ugaruka hahandi ukongeramo akamusi. Buriya byari byafashe nyine ntabwo nari kubona ukuntu nsokoza. Noneho n'imbere nabwo ugakora nk'uko wakoze ruriya ruhande rwo hirya, ugenda ukurura uzana imbere. Biba byiza iyo udafite urusatsi rwinshi. Yego,
ukagenda ukurura naho ushyiraho urutoki kugira ngo agasokozo kadatwara imisatsi yose kakawujyana aho gashaka, naho ukagerageza kuzamura nk'aho ari amaterasi niko navuga ku bayazi, yego mo hagati ugenda ushyiramo akantu nyine, hagati hamwe hakagwamo imbere ahandi hakazamuka gutyo gutyo, ariho hahandi iyo ufite umusatsi mwinshi uhiniramo imbere, iyo atari mwinshi utambikishamo akari agasokozo ka penye ukagacishamo gatambitse nta kibazo bihita byikora, rero ngiye kuko ari mwinshi niyo mpamvu nakubwiye ko biri kungora ariko nta kibazo, noneho ukajya uzana umusatsi umwe imbere ugasubiza undi inyuma, dore nzanye umwe imbere ni ya materasi nyine turi kugenda dukora ku bayazi, yego ukajya ukurura ukongera ugasubizayo, hamwe uzana imbere umurongo umwe uzana imbere undi ugasubiza inyuma, niba ari reka tubyite amaterasi, niba ari iterasi rya mbere riraza imbere, irya kabiri rikajya inyuma, urabona ko hano hambere haje imbere, yego aha kabiri hagiye hehe inyuma, aribwo kwa kundi ku muntu ufite umusatsi mwinshi yibuka yuko awuhiniramo imbere kugira ngo utaza kumubangamira agiye gukora indi waves ya kabiri ikurikiyeho, irindi terasi yego noneho ugakomeza ukagira hano hagati hagomba kugwamo mo imbere nyine hakagwamo, noneho ahandi hahandi wagiye ucisha umurongo hahandi wagiye uhiniramo imbere hakazamuka, yego noneho ugakomeza ukabikora nyine neza ugacekinga ko ari sawa, ukagomeza umusatsi uri kurenga uwuhinira mo imbere, dore kwa kundi nakubwiye hariya hirya twajyanye inyuma, hano tuzana imbere, hamwe uzana imbere ihakurikiraho ukajyana inyuma, ahakurikiraho imbere ahakurikiraho inyuma, rwose bihita byikora, ku muntu ufite umusatsi mukeya rwose uze kubyapurika urasanga byoroshye cyane, ukagenda ugakomeza, dore ndi kuwuhiniramo kuko wambanye muremure cyane, ukakomeza ukabyitaho na hano mu mpande naho ukabikora, ukakomeza ukabikora nk'uko wagiye ukora hejuru, noneho hano hasi icyo nakubwira icyo ni uko umusatsi wose uhita uwutambikisha ukawutwara kuko ugutwi kuba kwahari ntabwo bugomeze kugenda umanura ukora za waves, hoya uhita uwutambikisha, noneho urabona hano bisa nk'ibyumye noneho kubera ya eko bise byuma, noneho uracekinga harimo akadefo cyangwa se ahataje neza uhasubiremo wongere ushyiremo kamusi kuko byari byumye kubera eko, kongere kagire neza nk'uko ubyifuza, noneho indi nama nakugira iyo bimaze gusa nk'ibyumuka gutya biroroha cyane kuko kugira ngo utebeze rwa ruhande nyine kugira ngo ugenda ugwishamo hamwe hamwe, biba byoroshye noneho ntabwo biba bigikomeye kuko biba bitose cyane, wakurura agasokozo imisatsi ikagenda, ubu noneho ntabwo yagenda kubera yuko bisa nk'ibyumye nk'ibishaka kuma, aho ndi kuwujyana hose uri kuhajya, ubwo rero uhita ukomeza ugakuramo amadefo wagiye usigamo bitewe n'uko byari bitose cyane utabashaga kumanejinga umusatsi wose, ugakomeza ni hahandi hepfo nakubwiye umusatsi wose urawukururira icyarimwe uwutware uwusubize hehe inyuma y'amatwi, aka ko hasi ngiye gukora nashyizeho munsi, urawukurura wose usige cyakoze aka bebiyeya kuko amatwi yawe utangira ntabwo byakomeza kumanuka, nyine hariya niho biba bigomba kugarukira, yego wose urawukurura uwutware uwushyire inyuma y'amatwi usige kariya ka baby hair, urabona ko bitangiye kuza gake gake, urabona ko biri kurya, sinzi niba nawe ari kubibona, noneho urabona kwa kundi byumye biri kuma ariko ntibiruma neza ngo bikanyarare, ubwo rero iyo bitaruma neza gutya uraza ukagenda ukosora amadefo yose wagiye usiga, dore uko ndi kugenda nzamura hariya nahinnye umusatsi hari guhita heguka kubera yuko ntabwo bikitose cyane ku buryo nkurura bigafata mu gisokozo, yego urabona ko
noneho wa muronko uri kugenda ugaragara nagiye mpiniramo umusatsi mo imbere. Nkwibutsa ko umuntu ufite umusatsi mukeya ntabwo awuhiniramo, we afata agasokozo akagenda amanura atambika gusa, zana imbere usubize inyuma, uzana imbere usubize inyuma, wowe bizajya bihita byikora kubera aba ari agasatsi gakeya. Ariko njyewe kuko ari umusatsi mwinshi mbanza kugenda nywuhiniramo hehe, nywuhiniramo inyuma, yego. Urabona ko biri kuza buhoro buhoro, sinzi niba nawe ari kubibona. Noneho rero imbere harabaye hararangiye, ngiye gukora n'inyuma. Inyuma byo nta biturushya cyane kubera ko inyuma nta biba birenze akenshi, abenshi birebera hehe, imbere. Yego urabona ndi kwita kuri ya materasi yanjye, ya mironko za waves, kugira ngo bize kugaragara cyane, wabibonye ngire ngo hano natambitse inyuma, hano nagiye nzana imbere, urabona ko ni waves nyine. Yego, ukabyitaho ukareba ko nyine hose impande zose ari sawa. Aha ngaha ni nk'aho turangije hehe, imbere. Tugiye gukora n'inyuma, tugafata ya munsi, urabona ko iyo tuba twayishyizemo mbere iba yumye hakiri kare. Noneho ugashyiramo inyuma, noneho kuko ariho ugiye gukora inyuma, kuko ariho ugiye gukora niho noneho uhashyiramo nta kibazo, ntabwo biba biri buhite byuma. Ugasokoza nyine naho ugafata eko naho ugashyiramo kugira ngo bize guhita byuma bitakugoye, kuko ushyizemo munsi yonyine byahita bivamo kandi byakuma bitinze cyane, ariko eko rwose iminota 15 cyangwa 10 biba byumye. Noneho ufata igisokozo kuri inyuma ho, kuko uba utanahareba cyane, ho ni ugenda uzengurutsa, usa nk'uzengurutsa nyine nta kintu witayeho, akenshi twita imbere cyane. Yego, ukagenda ufata igisokozo zigzag, ukagikoramo zigzag nta kibazo, biba sawa, kuko iyo byumutse iyi eko n'iyi munsi biragira, ubona nyine bifite forme iri sawa. Yego, warangiza ukikorera akabebe, akadizayina, aka ni akadizayina ndi kwikorera nyine na ka gasatsi nasize kugira ngo kaze kuryoshya insokozo, kaze kuryoshya amaterasi yacu. Yego, n'urundi ruhande narwo ukarukora, warangiza ugacekinga ko biri kugenda byumuka, nka kugenda nkoramo, noneho nkongera nkareba hahandi nagiye mbikora nabi, noneho nkajya ngwishamo agasokozo ugahengetse. Noneho ntukoreshe ku menyo, fata agasokozo ugahengeke, ugende ukozamo hahandi muri ya materasi, ukoze hahandi ushaka ko hagwamo imbere, ubyutse hahandi ushaka ko habyuka. Iyo urangije nyine hano byumye rwose urihanagura, kubera iriya eko niba ugiye nko kwitera aka makeup urihanagura, kuko ibimatira kandi isa nk'umweru. Ku bakora BBA murabizi, hari igihe iyo wazikoze umweru uza imbere nyine bikamatira ukagira ngo ni ubugari bwakumaseho. Yego, aka BBA kanjye kari gapfuye. Ukihanagura nyine hose hariya imbere, cyane cyane hariya wagiye ukurura imisatsi, kuko hari igihe iba yafashemo. Iyo umaze kwihanagura ucekinga ko byumye, ubu byumutse nta kibazo, byumutse dore ko wakunda agasokozo ukaryamisha ukajya utsindagira hariya, ahandi ukahabyutsa. Urabona ko ari sawa, urabona ko nawe wabyikorera kandi ukajya ahantu. Insokozo yacu irabaye, urabona ko ari bo. Ubu ngubu rwose najya mu kirori nkatwika. Mwakoze kureba iyi video, ndabakunda cyane, bye bye.